cyane mu by'ukuri wowe ukabikora nta n'undi mutima mubi, ariko nyamara aho ugeze uri kubikora ugasanga ntabwo bibashimishije, ugasanga nubwo batabasha kubikubwira ariko ntabwo biri kubashimisha, ugasanga wisanzuye urarenza, ugasanga urahageze winjiye mu byumba, urasanga urahageze hise ujya gufungura buri kimwe cyose ubonye bataguhereye uburenganzira, ushobora gusanga bakwihoreye bakicecekera ariko nyamara bitabanyuze mu mitima yabo, batabyishimiye. Uyu munsi rero ndagusabye kugira ngo bane nanjye muri iyi video uyitangirane nanjye tugirane ku musozo, kugira ngo umenye amakosa ugomba kwirinda mu gihe ugeze ahantu uri umushyitsi, mu gihe ugeze mu rugo rw'abandi uri umushyitsi. Muri iyi video uri bumenye uburyo wakwitwara mu gihe uri umushyitsi ahantu. Ikaze rero kugira ngo tubane. Ubundi ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe ushaka kujya gusura umuntu, Hello family, mwebwe mumurikira hano ku nama za Queen 31, mwebwe mudahema kubana nanjye, mwebwe mwakanze subscribe, ndabasuhuje cyane. Imana ibambere umugisha aho muherereye hose, baba mwebwe muri Mozambique, baba bari mu Rwanda, baba bari mu Burundi, ndabasuhuje cyane. Ndi kubona ko mudukurikira cyane. Abari mu Rwanda namwe kuri Imana ibambere umugisha, mukomeje kureba ibiganiro byacu, ndabashimiye cyane. Abantu bari Mozambique mwagiye hehe ko ndi kubabura muri hehe? Narimba kumbuye rero, fasha umwanya mutoya ngo ngaruke twiganirire muri za nama zacu zigiye zitandukanye. Niba ugeze hano bwa mbere ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro binyuraho hano bigiye bitandukanye. Wowe umbonye bwa mbere nitwa Queen, aha ni channel yitwa inama za Queen 31, tunyuzaho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'inama zishingiye kubaka umuryango. Hano twubaka umuryango ntabwo tuwusenya. Ukore subscribe rero kugira ngo tujye dukomeza twibanire muri ibyo biganiro byose bigiye bitandukanye. Abatameze neza rero ndabakomeje, Imana ibabe hafi, Imana ibiyereke, nimba urwaye, nimba uri mu bihe bigoranye, ibihe bye byose bari gucamo bitakoroheye muri aka kanya, mwifuje kumererwa neza, ngusabiye Imana ngo igufashe umererwe neza. Uyu munsi ngiye kubaganiriza uburyo wakwitwara mu gihe uri umushyitsi ahantu, mu gihe ugeze mu rugo rw'abandi, uko wakwifata, amakosa ugomba kwirinda mu gihe ugeze ahantu uri umushyitsi. Hari umugani Abanyarwanda bakunda guca bakavuga ngo nta mwari w'umushyitsi. Ariko burya nubwo uwo mugani uriho, hari abantu badakunda mbese umuntu binjirira, badakunda umuntu ugera ahantu ngo usange yose wisanzura cyane ngo urenze. Hari uburyo ugera ahantu bitewe se n'uburyo wenda usanzwe uhagenda, bitewe se n'uburyo wenda ubanye n'abo bantu, ariko wahagera agasanga urisanzuye cyane. Mu by'ukuri wowe ukabikora nta n'undi mutima mubi, ariko nyamara aho ugeze uri kubikora ugasanga ntabwo bibashimishije, ugasanga nubwo batabasha kubikubwira ariko ntabwo biri kubashimisha, ugasanga wisanzuye urarenza, ugasanga urahageze winjiye mu byumba, urasanga urahageze hise ujya gufungura buri kimwe cyose ubonye bataguhereye uburenganzira, ushobora gusanga bakwihoreye bakicecekera ariko nyamara bitabanyuze mu mitima yabo, batabyishimiye. Uyu munsi rero ndagusabye kugira ngo bane nanjye muri iyi video uyitangirane nanjye tugirane ku musozo, kugira ngo umenye amakosa ugomba kwirinda mu gihe ugeze ahantu uri umushyitsi, mu gihe ugeze mu rugo rw'abandi uri umushyitsi. Muri iyi video uri bumenye uburyo wakwitwara mu gihe uri umushyitsi ahantu. Ikaze rero kugira ngo tubane. Ubundi ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe ushaka kujya gusura umuntu, icya mbere ugomba kumumenyesha. Ugomba kumenyesha umuntu ukamubwira ati igihe niki senzaza kugusura, ubundi ukagenda babizi. Ntabwo ari byiza yuko ubwawe wifata ubundi ugende uhita ubagwaho ubone urabatunguye, ntuzi uburyo urasanga bameze, ntuzi uburyo urasanga biteguye. Sha ibyo bintu birababaza
mana yanjye we, abantu mwese mutungurana kajya gusura umuntu mutunguye nanjye menya narigeze mbikora ariko ni ukuri ntabwo ari byiza nshuti zanjye, ntabwo ari byiza. Mu gihe ugiye gusura umuntu byakabaye byiza ubanje ukamuhamagara ukamumenyesha, uhise ukamenya niba azaba nahari. Ariko hari igihe uba uzi ko hari umuntu usanzwe uhari, igihe cyose wumva yuko uragenda ukamusanga, ariko ntabwo ari byiza. Wajya kubona ukabona umuntu akwikubisaho gutyo gusa, wenda se ukuntu wari wimereye mu rugo. Mbese ubundi hari ukuntu umuntu aba yimereye mu rugo mu gihe azi yuko ari wenyine. Ushobora no kuba ukigereye igitenge gusa ubundi umuntu ari mu rugo wenyine nta wundi muntu yiteguye, hari uburyo aba ameze. Biba bitandukanye rero nuko uba umeze mu gihe uzi ngo hari umuntu uri bunsure, hari umushyitsi ndi bubone. Ibyo bintu biba bitandukanye. Mu gihe uzi ngo hari umushyitsi uba ugomba kugira uko ubusa, uba ugomba kugira uburyo uba umeze, haba iwawe waba wowe nawe ubwawe ku giti cyawe. Noneho rero mu gihe nta mushyitsi witegura, hari ukuntu uba umeze nanone, waba wowe ubwawe ku giti cyawe waba mu rugo naho. Ubwo rero iyo umuntu agutunguye birababaza cyane, iyo umuntu agutunguye ukabona kuguyeho gusa birabangama. Nubwo umuntu atakubwira ngo subirayo muzagaruke wanaguje ariko birabangama nshuti zanjye. Ubwo rero nukenera gusura umuntu, ikintu cya mbere uzakora uzamuhamagare umumenyeshe, mubwira ati iki gihe niki nzagusura. Ibyo rero ni byiza cyane kubanza kumenyesha abo ugiye gusura. Ikintu cya kabiri rero ugomba kwirinda. Icya mbere tubonye ko ugomba kwirinda kugenda utabanje kumenyesha abo ugiye gusura. Icya kabiri rero ugomba kwirinda mu gihe ugeze mu rugo rw'abantu ugiye gusura. Ugomba kwirinda kugerayo ngo utangire kugenda ufungura ibintu byose utabiherewe uburenganzira. Hari abantu babimereye gutyo, ukabona ugeze mu rugo rw'abandi wise ufungura firigo, uvuye kuri firigo ufunguye kariya, ibyo uri kubona byose bipfundikiye ukagenda ufungura. Hari n'uhagenda noneho agahita yinjira mu gikoni, naho akihagera ataramara n'iminota ingahe wahagera agatangira kugenda ufungura buri kimwe cyose ubonye. Ntuzi ibyo babitsemo aho ngaho uri gufungura, ntuzi. Ubundi niba ugeze mu rugo rw'umuntu uba ugomba kwicara akakwakira, apana we kuhagera ngo ugende utanahumetse utanakarabye uhita ufungura firigo y'abandi, tangire gufatamo ibyo kunywa. Ntuzi se niba ari nabyo bari baguteganyirije. Burya umuntu afite umushyitsi agira ibyo aguteganyiriza, ukamenya ati abashyitsi banjye ndi bubakirize ibi. Urumva rero iyo uhageze ugahita umunota wa mbere ugenda wifungurira firigo, ufata ibyo ushaka, ufungura ibyo ubonye, urumva uba wishe gahunda z'abantu ubiciye. Mu gihe ugeze mu rugo rw'abantu ugomba kwicara ibyicaro baguteguriye, ubundi ugategereza bakakwakira. Ntabwo ari byiza ko wahagera wowe ubwawe ngo ugende utangire gufungura ibyo udaherewe uburenganzira. Nubwo ari ahantu waba wisanzura, ntabwo ari byiza nshuti yanjye, ntabwo ari byiza. Ushobora kugenda uvuga ati hano hantu ndi ku mushuti wanjye ndahisanzura, si ngombwa ngo mpagere mite ntangira utegereza ngo bari buze kunyakira. Ugasanga rero ufashe umwanzuro wo guhita ugenda wifungurira firigo. Ariko burya muntu nubwo atakubwira ngo ariko usubire gufungura firigo, ariko buriya hari igihe mu mutima we batekereza uyu muntu se bitebye, akaba atabikubwira ariko mu mutima wiwe biri kumubangamira. Nugera hano rero uzirinde guhita ugenda ufungura ibyo udaherewe uburenganzira kandi uri umushyitsi, ufungura buri kimwe cyose ubonye gipfundikiye. Icya gatatu ugomba kwirinda. Mu gihe ugeze ahantu uri umushyitsi ugomba kwirinda kuhagera winjira mu byumba. Ugasanga urahageze uhise ugenda winjira muri cyumba cyose ubonye. Wenda se ugiye gushaka igitenge se, cyangwa se ugiye gushaka undi mwenda wo guhindura kuko wenda se wowe wari wambaye udashaka ko wandura cyangwa se ukubangamira, ariko udahawe uburenganzira agahita winjira aho ubonye ngo nuko usanzwe uhazi, nuko usanzwe se uzi ngo iki cyumba ni cy'abashyitsi, ni iki ngiki ni cy'abashyitsi. Ariko burya nubwo ibyumba byabo waba ubizi, ntabwo ari byiza ko uhagera bataguhaye uburenganzira ubundi ngo uhite ugenda
winjira muri cyumba cyose ubonye ngo nuko wenda se usanzwe uhazi nuko usanzwe uhagenda ngo uvuga ati ndi bwinjire hano. Hari igihe uwo munsi baba badashaka ko wenda uri bubinjirire mu cyumba. Ni byiza rero yuko ubanza ukabisabura uburenganzira, cyangwa se n'icyo ukeneye ugasaba ko bakiguhereza. Wenda bo ubwabo bakarero bakubwira ati injira hari igifati, ariko wowe utahageze ngo ugende uhite winjira udahawe uburenganzira. Icya kane ugomba kwirinda mu gihe ugeze ahantu cyangwa se mu gihe uri umushyitsi ahantu. Hari umushyitsi ugera ahantu mu rugo rw'abandi ugasanga utangiye kunenga iyi nzu se uyubatse iti, iyi nzu umuntu wayubatse yakagombye ko yaragize uko iyi nzu kuki mutayubakishije gutya. Ugatangira kunenga ibyo usanze. Ibyo bintu ntabwo ari byiza nshuti yanjye. Cyangwa se ugatangira kunenga ibikoresho. Ese uriya mutako ntabwo wagombaga kujya hariya wakaba uri hariya. Ese ibi bikoresho aya masafuriya yawe ntabwo aberanye n'iyi nzu. Ibi bintu rero nashaka ko ndi kubivuga akagira ngo ntibibaho, ariko nukuri hari abashyitsi baba bameze gutya. Ukaba ugeze mu rugo rw'abandi utangiye kuvuga ko ibi bakabyimeye kabishyira hariya. Nanjye ibi bintu byigeze bimbaho. Hari umuntu wigeze unsura arangije rwose ahageze namwe ratumva ngewe rwose uzantumire nze mwarumira inzu yawe nyitunganye mbese ibintu byose mbitereke neza. Ariko nyamara buriya umuntu ibyo ukunda ntabwo bivuze ngo nanjye nibyo ndi bukundi. Ushobora rero wowe kugera mu rugo rw'abandi ugasanga imitako yaho se uko ibintu byaho biteretse ukabona wowe ntabwo bikunze kuko ni wowe, ariko nyamara uko baba babiteretse barabikunze, barabona ari byo byiza. Ariko urahageze utangiye kunenga aya masafuriya ntabwo ajyane n'iyi nzu. Aya masafuriya ibi bikombe bya plastique ntabwo bijyanye n'iyi nzu. Ugasanga utangiye kunenga ibikoresho ibiki byose biri aho, ugasanga utangiye kubinenga. Ntabwo ari byiza nshuti yanjye. Ugasanga hariya bakabaye barahashyize iki, uyu mutako akabaye baraguze umutako ukawutereka hariya. Ntabwo ari byiza. Niba ugeze mu rugo rw'abantu, niba ubaye umushyitsi ahantu, ujye uhagera utuze witonde. Nibyo byiza, nibyo bigufasha mu ruhande rwawe, kandi bigafasha nabo bagiye gusura ko basigara binuba, ko basigara noneho n'ikindi gihe wazashaka kuza kumva bari kwijena. Ugasanga abantu bakubwira ati ntabwo tuzaba duhari, kandi nyamara bazaba bahari, ahubwo bari gutekereza uburyo uhagera ukanenga, uburyo uhagera ugatangira gushyira ibintu byabo ku murongo, kandi nabo ari bakuru n'ubundi basanze uko biteguye ari bwo buryo bwabo babikundamo. Ikintu cya gatanu rero ugomba kwirinda mu gihe uri umushyitsi ahantu. Ugomba kwirinda gusaba ibintu byinshi ubona biri burenge ubushobozi bw'ahantu uri. Nimba uhageze ugomba kwirinda gutangira gusaba mu mibi. Ntabwo biba ari byiza. Hari igihe uhagera ugasanga utangiye kubasaba ibintu birenze ubushobozi bwabo, ugasanga basohoye andi mafaranga batari bateganyije. Urugero se niba baguteguriye fanta wahagera ati ndanywa champagne, no urugero. Ubwo rero urumva ubu bashyize mu yindi mibare batateguye. Niba ugeze ahantu rero uba ugomba gukoresha ibyo bakwakirije. Niba ugiye kuba umushyitsi ahantu ujya wirinda kujyana abantu benshi utabamenyesheje, kuko ushobora kubahamagara akababwira ati ndi bubasure, urumva ubivuze mu bukeya. Baba rero biteguye se bavuga ati twiteguye abantu 3 cyangwa se twiteguye umuntu umwe, noneho nawe uragiye ugiye ujyanye n'abantu 5. Urumva niba batetse ibiryo by'abantu 3, niba batetse ibiryo ndetse bateganya ati wenda se yashobora kuza n'undi mushyitsi ku ruhande tutiteguye, ugasanga wenda batetse ibiryo by'abantu 3, nawe ugiye ujyanye n'abandi bantu 5. Ntabwo ari byiza rero kujya gusura abantu utabanje kubabwira ati ndi buzane n'abantu runaka, ngo babone gusa uraje uzanye n'abantu 5 ariko batabizi. Ubanza ubibamenyeshe, babwira ati nzabasura ariko nzazana n'aba bantu runaka, nzazana n'izindi nshuti zanjye se babe babizi, kugira ngo bamenye uburyo bari buze kwitegura. Niba ugeze mu rugo rw'abandi ugiye kubasura nshuti yanjye, jya wirinda kuba wagiye gusura abantu nuhagera wigire muri telefone.
niba ufashe umwanya wawe, uwo mwanya ukavuga ko ufashe ugiye gusura inshuti yawe cyangwa se abantu runaka, ariko wahagera ukajya muri telefone ukaba busy, ugasanga mwicaye muri salo, igihe abo wagiye gusura bari kukuganiriza ugasanga wowe wibereye muri telefone. Ntabwo ari byiza. N'ubu uri umushyitsi ahantu, kano kantu uzagerageza ukirinde, uwo mwanya uwubahe nk'uko n'undi wawubageneye, nuhava ubone ufate telefone, nibyo byiza rwose. Niba ufite akazi kenshi ukora gasabwa guhamagarwa buri kanya, telefone jya uyizimya, ufasha abantu bagiye gusura babone yuko nyine uwo mwanya ari bo wawugeneye. Cyangwa se hari n'abandi bantu ushobora gusanga ugeze ahantu n'umushyitsi ugahita ujya muri chat ukajya gucatinga. Ntabwo ari byiza mu gihe ugiye gusura umuntu, mu gihe uri umushyitsi ahantu, ni byiza ko telefone waba uyirengagijeho gatoya. Hari ahantu ugera ugasanga se wenda se abo usanze bafite ukuntu batameranye neza, wowe ugatangira kubahereza inama kandi bataguhaye uburenganzira. Nimba uri umushyitsi ahantu, jya ugenda uganire nawe wagiye gusura, ubundi bakwakire muganire ibibareba, mbese ibyo ubona biri hagati yanyu, utagiye kwinjira mu muryango hagati ngo utangire gutanga inama, nyamara mwakabikoze uku, nyamara mwakabikoze uku, ibyo batabiguhereye uburenganzira. Mwakoze kubana nanjye muri iyi video. Nizere yuko niba hari amakosa wajya gukora muri aya ngaya amaze kukubwira mu gihe uri umushyitsi ahantu, iyi video nuyireba nizere ko uri buyakosore, kuko hari igihe wowe nta n'umutima wowe ubikorana, cyangwa se ugasanga ni kwa kundi ngo uri kubyita kwisanzura. Ariko hari igihe usanga abo wagiye gusura batabikunda, badakunda umuntu ugera mu rugo rwabo ngo yisanzura arenze, ngo wisanzura urenze igipimo. Ntabwo ari byiza kugera mu rugo rw'abandi ngo utangire kwisanzura birenze igipimo. Byaterwa se wenda n'ahantu ugiye gusura, ariko burya ahantu hari hose waba ugiye gusura, ujye ubanza ugenzura umenye se hano bakunda umuntu wisanzura. Hari n'umuntu burya ujya gusura agasanga ntabwo akunda ko wamwinjirira mu gikoni, mu gihe noneho hari n'undi ushobora kujya gusura ugasanga ahubwo mu gihe uhageze ugasanga se baracyari kwitegura, se batarateka ngo birangire, ugasanga wiyicariye byamubabaza, kavuga ati nyamara uyu muntu yagakwiye kuza akaba ari kumfasha. Hari rero n'umuntu uba wumva utamugirira mu gikoni nk'ubwo wakwicara akakwakira. Niyo mpamvu nkubwira rero nti mu gihe ugeze ahantu ujye ubanza umenye se uyu muntu akunda umuntu wisanzura muri ubu buryo, cyangwa se niba ushaka no kubafasha ubanza ubafashe. Ese tubafashe iki mugejeje ngo tubafashe? Niba byemera ubafashe, ariko atari ukugenda ngo uhite winjira gusa utabanje kubisabira uburenganzira. Hari igihe abo wagiye gusura ushobora gusanga batabikunda, hari igihe baba batabikunda. Hari abantu baba bumva yuko ubuzima bwabo bwaba buri prive, niba ari igikoni cye akumva ko igikoni cye cyaba kiri prive, adashaka umuntu wakinjiramo. Abantu rero baba batandukanye. Iyi video rero nizere yuko uri wikuremo iby'umumaro. Ntibibagirwe kuyisangiza n'abandi kugira ngo nabo babashe gukuramo iby'umumaro bishobora kubafasha. Ndabakunda cyane rero, mwakoze kubana nanjye. Ntibibagirwe kwanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zindi zigiye zitandukanye. Imana ikomeze kubaha umugisha, dusubire ubutaha.